niba Cecile ari umucuti wawe cyangwa hari ahandi muziranye nagusabaga ntiwamfasha tukajya kumuvuza kuko nukuri nabuze uko muvuza njyenyine uriya ni umwana nibyariye umwana umwe njyewe ufite imyaka 53 ndaje mbaye iwabo ariko njyewe navuga nta n'ikibazo gihari abantu bakanseka abantu dukorana batitu bagiye kubakomuka gifite imbaraga kubera iki impamvu anyanga nkeka yuko ari uko aziko nzi amabi menshi yakoreye muri ruriya rugo amabi ye menshi nabonye ikintu umubyeyi atakwifuza ntakwifuriza undi mubyeyi kubona umwana w'umukobwa arahinduka hagati hari ikintu ntakubwiye. Halo muraho neza yego twaganira se oya nta kibazo mu nzira kugenda nta kibazo ibiki ni ibijyanye na birana kwandikiye by'uko umukobwa gushinja kumusenyera mbere yuko tuvugana reka wisabira akantu sibyo yego niba Cecile ari umucuti wawe cyangwa hari ahandi muziranye nagusabaga ntiwamfasha tukajya kumuvuza kuko nukuri nabuze uko muvuza njyenyine uriya ni umwana nibyariye umwana umwe njyewe ufite imyaka 53 nabyaye umwana umwe ise amuntana afite umwaka n'igice nanga gushaka mwishyurira ishuri ararangiza mwishyurira universite ararangiza akirangiza ati ndashaka gushaka nanga kumwitambika yarafite 24 abaragiye ubukwe turabutashye n'abacuti banjye n'abaturanyi naho nkora nibo babutashye urumva umwana ndamushingira aragiye abyaye rimwe ubwa kabiri kuko inda ya mbere yamuguye nabi ubwa kabiri njye nakoraga ubundi mfurana Colombiere n'ahantu maze imyaka myinshi cyane nkamaze imyaka 26 urumva kuko nari ntuye Kacyiru ngatura hafi y'ishuri abizi la Colombiere yari iri mu gishanga uretse ko ubu yagiye hakurya muri Vision City hanyuma umwana w'umukobwa atwite inda ya kabiri iramugora pe tugahora tujya mu bitaro ndavuga rero umwana wanjye ntabwo agiye kuko umugabo we yagumanaga umukuru mu rugo ndiye nkaba ari njya kurarayo ndariba ibi ni ibiki koko hanyuma umukobwa wanjye aza koroherwa arabyara nshaka gusubira iwanjye ariko hagati aho nzakwimuka niwe wenyine waje aranyimura nkajya mvuga ati ntabwo ngiye kuba mu bakwe ariko bitewe n'impuhwe nari mufitiye kubona ahora mu bitaro hari akabebe k'imyaka ingahe ise ahangayitse ndavuga nti reka ngende nirwarize umwana wanjye ntibirangira nzasubira iwanjye nuko umwana wanjye kwimuka naje ntanabishaka niwe wafashe imodoka naho nari ntuye baguha afata imodoka ari 12:00 za mu gitondo we n'umugabo we barampakiza ndagenda ariko mvuga ngiye kurwaza umwana wanjye ndagiye aho byariye rero nshaka no gutaha biranga atese urajya kuba wenyine kubera iki wagumyana nanjye umva uburyohe bw'abuzukuru urumva nari maze kwishimira uwo muzukuru amaze kugira imyaka 3 ndi umwarimu mufasha kwandika gusoma n'ibiti byose ati ngiva ndagiye ntanze inzu y'abandi hari Kacyiru hafi kwa Sorima kuko mu bandi w'amabuye ubwo ndaje mbaye iwabo ariko njyewe navuga nta n'ikibazo gihari abantu bakanseka abantu dukorana batitu bagiye kubakomuka gifite imbaraga kubera iki kuva njyewe ni inyungu zanjye Kacyiru mba njyenyine ako hariya mfite abuzukuru urumva mbese inyungu zanjye gutyo ndahaguma umwana wanjye rwose nta kibazo dufitanye
ce n'est que muri 2020 muri 2000 combien agira atya tubona umwana w'umukobwa arahindutse tubona atangiye no konsa umwana bikaba ikibazo tukabica tumubwira ni gute umwana arira umwana w'umukobwa arahinduka hagati hari ikintu ntakubwiye naramureze turi twembi gusa ariko twabumvikanaga abaturanyi barahari bagubuhamya pe njye nta nubwo natuye ahantu henshi wenda ngo twanahangayika twajya mu Kiyovu hariya twajya bose bajyaga birirwa bambwira se umwana wawe wowe urera ute wowe urera ute ni gute mwumvikana ni gute umwana watazerera iki yaje guhinduka ku munota wa nyuma byaye kabiri bona yirirwa kuri telefone ntashaka kugira ikintu akora ndewe no konsa umwana atangira kubyanga kumbe ngo hari umucuti hariya mu biryogo amuhaye pasi ngo uyu muntu niba ari umudije wo muri Tanzania w'umutanzaniya njyewe muntu sinamuzi gusa hari amafoto twajyaga tubona kuri news ari gupostinga kuri posters famiye turakubitwa n'inkuba mukuru wanjye arababara musaza wanjye arababara famiye mbese turumirwa tuvuga tuti tugushije ishyano umuntu ufite umugabo basezeranye imbere y'Imana n'imbere y'umurenge ni gute atangiye guposta abandi bagabo umva akagira na nyirasenge uba muri Kongo yitwa Uvira akampamagara akambaza ko twashingiye Cecile ibi bintu turi kubona ku maposte ye ku mastati ni ibiki ngewe sinkabimenye urumva ngende umwarimu n'ubu ngubwira iyo mvuye mu kazi nigira mu karaka n'ubu ngubwira ndi ku muyange ngeri wanjye saa 3 z'ijoro baza 12 za mu gitondo iyo karite nta nubwo iyo karite inshinja irananzi ahubwo irananzi ngewe ngenda mu gitondo ngataha nijoro ubu ngubwira ndacyari ku muyange urumva tugushishishano nyine nta kundi ariko ntabwo yasiportaga kubona mutonganya ahi imico mibi hahandi agenda akaza yasinze igeze kuza saa 8 z'ijoro hanyuma umugabo yicaye amutegereje umugabo aje aramubwira ngo nejo aramubaza ngo uvuye undi aramubwira ngo uzajye ukontorora utwo twana twawe sinabyihanganiye navuye mu cyumba narindi ndi kumwe n'abuzukuru ndabakingirana ndamubwira ko ibi ni ibiki ko birenze kamere akantu kabyabitutse by'abashumba b'ingurube akantu kakwera kansisibiranye imbere y'umugabo we umugabo akambwira ati mama ihangane nagize amahirwe ngira umugabo ngira umukwe ufite indero pe kandi ni namukuru uzi imyaka murusha muja 18 ariko akamwihanganira akagira ati ndavuga n'ibintu rero sinzabishobora mu gihe kiri kwitegura ngo ngende kuko ngewe impamvu anyanga nkeka yuko ari uko azi ko nzi amabi menshi yakoreye muri ruriya rugo amabi ye menshi nabonye ikintu umubyeyi atakwifuza ntakwifuriza undi mubyeyi kubona umwana w'umukobwa akagenda mu gitondo saa 12 akagaruka saa 5 z'ijoro saa 4 z'ijoro niyo yari amasaha ye afite abana bato ngiye nkavuga nuko wenda mbona niyo mpamvu kuko azi ko nta kibazo sibyo nkavuga nkarakara nkagira ate ati uzajya gukontorora ibyo mu rugo rwawe yewe ntuze mbese turumirwa mukuru wanjye yavuga kamutuka ngura ikigoryi nka mama mukuru wanjye umuntu ufite imyaka hafi 60 musaza wanjye reka da famiye y'umugabo we reka da nta muntu n'umwe bumvikana famiye yanjye ngo turi ibigoryi ngo turi ibiki turashoberwa ntangira kubona ko umwana wanjye arwaye pe ntangira kujya mu propose cyo gihe Grace Room yari igezweho
mbona abantu ngo barakizwa ngo barakira ngenyeka yuko hariya Tanzania n'ukuri hari ukuntu bamugenje wagira ngo ubwenge barabuteruye niyavuga uba wumva asa n'ucometse ku mashanyarazi nta bundi bwenge ni ugusebanya ni ugutukana ibitutsi agira mu kanwa ke ukabyara we mbese ngewe niyo mbonye sesa urumeza sesa urumeza iyo mubonye sesa urumeza mba numva ndi umudiyabetike buri gihe mba nagiye kwa muganga isukari yazamutse kubera iki sindyama uzi kubyara umwana umwe ukanga gushaka ngo utazamubabaza ukamushyingira bikabyara ibingibi byese biranshobera noneho hagerekaho izindi ngeso tutazi aragenda umuntu amuha akazi aba aragiye aribiye Imana we yibye amafaranga nanjye ubwanjye sindayatunga maze imyaka 26 sindana gira ekonomi ya miliyoni 5 ariko umwana wanjye yatinyutse kwiba amadolari urumva ajya kuri konti y'abandi baramwizeye ari umusinyateri abaribye atangira kujya yurira indege Kanombe mu mafaranga y'abandi agafata mu bacuti be bakirirwa mu kabari ngenyeka ko n'urumogi arunywa kuko ari ukuntu ajya amamagara nka 5 z'ijoro akanuka bya bitutsi bya bindi ariko icyo gihe ibyo kuvuga ngo namutwaye umugabo nta byari byakaje oya ubwo mbonye bigenze bityo ajya ntakira nyine mu kubange ngatakira urumva ntabwo ajya kubwira famiye ngo ujye kuvuga umwana wawe nkabibika mu mutima wanjye bigeze no kumufunga najya kumureba kuri prison hariya kuri gereza hariya kunuza ku Nyamirambo bamufungiye ayo mafaranga umugabo yaragenda agurisha dutakambira kuko uwo muntu yari wamufungishije ni umwana wa mukuru wanjye i Burayi urumva aragenda tundamutakambira mwamba bariye nkazakora nishyura ariko n'umugabo we turatakamba umwana w'umukobwa bari bamukatiye kujya mageragere byari byarangiye bagiye kumwohereza amageragere ariko umugabo aratakamba nanjye ndatakamba ndavuga nti ibintu ni bya famiye rwose mutubabarire umwana w'umukobwa umugabo we agurisha akabanza ke ka miliyoni 3 dore ubushake mfite yamuhaye ngo niba ari 2,500,000 nta nubwo mbizi kuko ngiye ntibashakaga ko nandimenya ibyo bidega ngo ntarwara pressure kuko ndwaye diabete bakavuga bati turwaje umuntu diabete hikubitireho nanuza na pressure reka tujye tumuhisha ibyo bintu ngiye hari n'ibintu byinshi bye ntamenyaga nkaba nabimenya gutyo gusa nuko hanyuma umwana w'umukobwa avuye kuri gereza niba ari ukubera isoni muri iki ariko hagati aho yabwiye mukuru wanjye hamagaye mukuru wanjye aramubwira ngo wabwiye murumuna wawe ngo akamvira iwanjye kuko ntamushaka ngo yivanga mu byanjye urumva ni bya bindi abatashye saa 8 ari gutukana nanjye nkamutuka nkamubwira nibyo ntaho byabaye mu muco nyarwanda urumva ibyo rero ntabishake tubabanzi nyine urabyumva noneho arangije yandikira mukuru wanjye ati ndakubwiye ngo deadline ngo ibyo nzakorera muri umuna wawe mukuru wanjye n'ubwoba bwinshi arampamagara ati wavuye mu rugo rw'abandi ati yanyoherereje audio iteye ubwoba numvise nari nifitiye akazu nisabiye umwarimu Sako nari narasabye bangurira akazu hariya Rutonde nimutse ndasezeye hari mu gitondo kare ndabyuka fata ibyanjye ndagenda ndasezeye abana batarabyuka ntabona batambona ngiye bakarira kuko ningiye twabanaga n'ubu ngubu man hanyuma mba ndagiye mvuye muri urwo rugo ngewe ngira ngo wenda ni ngewe kibazo nimpava azuba ku rugo rwe areke kuzerera shobora kuba zerera kuriya kubera ko wenda abona mpari ngomba kumurindira urugo rwe iki ndavuga ni reka mpare abuzukuru ntitaye ko yirirwa zerera abana bagiye guhangayika bari kumwe n'umukozi n'iki byose ndabyirengagiza mva muri urwo rugo ndagenda muri 2023 mba ndagiye ngiye gutura Rutonde mu nzu yanjye
nditurira nkajya nzinduka kare kare nkaza ku kazi la Colombiere ngasubirayo nkafata imodoka Nyabugogo nkigendera numva cyari byose niyubakamwe amahoro ariko ntayo nari mfite mu by'ukuri nuko ubwo mukuru wanjye akageza kunsura abana ba mukuru wanjye mbese nta kibazo barankomeza baravuga bati nta kundi ubwo mba ndagiye ndi ku kazi numva umukwe wanjye arampamagaye ati mama atuzi ukuntu ibintu bimeze ati barampamagaye muri quartier bambwira ko mama bebe twamwitaga mama bebe ni Cecile Gloria wanjye mwana wanjye umwe nibyari ati barampamagaye barambwiye ngo yazanye kamyoneti yapakiye ibintu byose harimo salamanje ya Libuyu nabahayemo kado bakoze ubukwe harimo frigo yanjye naguze mu kibina yari raho ariko yari yanjye ngomba kuzayitwara iwanjye televiziyo yanjye ya Sayona ya 32 pouces arayitwaye atwaye televiziyo umugabo we yari yaguriye abana be irimo YouTube yo yari nshyashya atanayishyura arayitwaye ateru mbese ibintu byose bifite valeur urumva n'ikimale cyari kirimo amasahani n'ibisorori urumva by'ibishingiranwa byose ngo apakiye ibintu byose aragiye umugabo ntabwo yari ahari nanjye umugabo yari yagiye akora muri Isco umugabo yari yagiye muri nuza muri mission umwe yari ari Butare mbizi urumva agiye niberaga mu majyaruguru hanyuma umugabo arampamagara ati mama ejo uva ku kazi uzazureba ibiri hano yanabimbwira ndataha ndavuga se habaye iki umwana yarwaye nibyo bintu natekereje fata inzira njyayo mfata moto mva la Colombiere njyayo mvuga nti byari byose 12 ndafata moto njye Nyabugogo nitahira iwanjye narageze nsanga inzu iraka umva nta kintu na kimwe yasize mu nzu na tapi araterura atwara ibintu byose bifite valeur yaratwaye yahasize utuntu tw'udutebe turi aho ngaho dushaje mana yanjye ngezeyo umva namaze iminsi nk'itatu ndi mu bitaro sukari izamuka urumva ariko Imana iramfasha ndongera ndi ese ndebye ko wakumirwa nashaje mu minsi mikeya cyane mbona ibintu umwana wanjye ari gukora nta mubyeyi wabyifuza hanyuma se ndibaza ibyo avuga byo kumutwara umugabo wowe ubivugaho iki ariko nawe umugabo muri uru Rwanda ku buryo njya ku mukwe wanjye ariko namwe mujye muvuga ibintu bifite na ntuzi okay niba harunshinja ko natwaye umugabo ugazaboneka sibyo preuve njye ndashaka preuve kuko abo bose bari kumwe nawe hari umugabo duturanye witwa François byose ni ubijyamo profita faiblesse y'umwana wanjye w'uburwayi bwe kuko njye sinemera ko ari muzima na n'ubu baransebeje urumva uwo mugabo rero kankubwira ikintu dupfa naguze aho munsi yiwe ni umuturanyi wanjye naguze mpaza anyita umukongomani ngo ndi umukongomani shuri ya mukongomani yahaguze ate urumva ninde wahamurangiye mbese ni bya bindi abanyarwanda banga umuntu kubera ko wenda hari icyo none se ko hari icyo yagezeho urumva none arangije aransebya muri quartier ngewe nimpuguka uriya mugabo nsanze mujyana mu ntuzi mu nkiko hanyuma ambwira ukuntu ngewe umukwe wanjye nta n'amafaranga agira reka nkubwire nta n'ubwiza agira ni gute ngewe najya ku mukwe wanjye mayigira ni gute ibyo bintu ngewe mu ndangagaciro mfite uzafata inzira nturi umunyamakuru uzafata inzira ahantu nirirwa cyane iyo quartier nta nubwo nyirirwa ndakubwira ngo ubu ndi ku muyange nushaka utega unsanga honde urumva nkwereka urugo nkoramo ikiraka urumva bakubwira ngo mpagera ryari mpava ryari hanyuma ufate inzira ujye kubaza nyiri la Colombiere niwe unzi tukoranye 26 ans ubaza abakozi dukorana niba hari muri 26 ans
hari reproche nimwe nigeze mbona ndiyubaha my dear ndiyubaha ibyo bintu bya François n'umukobwa wanjye profita mu ntege nke afite umwana wanjye yagiye atya aragenda azayuzuye tatuwaje niba baramushyizemo amadayimoni niba baramushyizemo ibiki umwana wanjye yarasaze ubu nkubwira bagiye mu nkiko umugabo umusiporta byaranze ejo bundi mushiki umugabo ni wabinyibwiriye ati ubu bari muri divorce none babonye bagiye kujya muri divorce bahimba ibintu urumva bati ngewe nagiye kubera ko mama yasambanaga n'umugabo wanjye ngewe nsambana na Christophe uretse na Christophe nta n'undi nasambana nawe nemera Imana muzajya muri Saint Michel muri le message du Christ mumubaze niba hari icyo banshinja njye ntabwo nsambana uretse na Christophe nta n'undi nsambana nawe nta n'undi nasambana nawe nemera Imana yo mu ijuru